agafatwa none nk'uwari se wahari. ubundi ndimba birashoboka ko ntacyo bari barimo gukora, biranashoboka ko hari icyo barimo gukora ko ntabwo twari duhari. Ntabwo iriya video ari nziza kuba yajya ahantu ngaha abantu bakicara kubera ko yakurereze. ndimo ndihimura iki ubu nawe uri kwihimura noneho. Njye ntabwo ndi kwihimura, njye mu kazi kanjye. Nta kintu na kimwe mpfa nawe cyatuma nicara ahangaha muvuga nabi kuko sinanamuvuga nabi, sibyo? Ndi kuvuga ibyo muri kuvuga mwiboneye nk'uko nanjye nabibonye. Ndimbati yari we muntu bana umva, ahari abagore bo mu gihugu bose bari barafasha baravuga bati tubamwegetseho. Urumva ari njye wubakiwe amarogi, ari njye wubakiwe ibyo bipangu byo gusimbukwa, ari njyewe muntu. Urumva ariko biratangaje kuba bamwe mu bantu byashyuhijwe cyane nabyo biri kugira ni ukubera iki koko. Action. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye bari show eme uje kumutunga eme Ndimbati Mado. Urumva Madonna eme ariko ufite amazina menshi. Oya Mado ni irya filime. Twakoze ikiganiro mbwira ko yitwa Uwimana Eme, none wowe witwa Azimado. Nanjye nzi Ndimbati. Ibigize bite? Ibikunda birajyana. Ariko wakicara umuntu mu kiganiro mutari inshuti se ibintu byo gukundana byo muri iyi minsi, byo muri ibi bihe turi mu bihe byo gukundana. Ariko irikundana. Ariko reka ngubwire ba ntabwo kwicara umuntu mu kiganiro. Mado urankunda? None dufike nge nawe ndagukunda cyane. Oya bitari ibyo gupfa. Urankunda. Ubundi udakunda umuntu ubu mwanga kandi si inkwanga no ise ubwo urumva ntagukunda. Urankunda cyane. Nanjye ndagukunda. Maze byo uko byakabaye. Nibishake bibuko byakabaye. Nibishaka bigire bite? Bibuko byakabaye. Sibyo mba mbabwira se. Si nkibyo. Ubundi se abandi bose ko bakundana n'abandi bagakundana n'abandi bagakundana. Kemera bagakundana. Bitwaye iki? Hari urukundo rwavunnye se. Ariko ntuzankunde nk'urw'intoza. Igi ko nagukunda nk'ifiriti. Nkaba nagukunda nka Fanta. Nkunda nka Ndimbati. Urugero natanga. Uravuze ngo ubwo nkunze nka bufiriti wanjye bufiriti. Oya shobora no kugutogosa ariko iyo udashaka amavuta menshi ko ajya mu yandi shobora no gutogosa cyangwa ukotsa. Reka nikomereze ikiganiro. Ntuzamvune. Ibintu byose ntuzamvune. Jewe se uzanyorohe. Jese ko ndi mugufi nubwo hansimbuka kutavunika. Na wabo kirute ko. Kereka nkaye. Ndi nawe wavunika. Musimbutse. Ureshya. Ndimbati twikomereze. Na ejo bundi twakora ikiganiro na Uwimana Eme aka Mado, ndetse nawe urakibona kiri no kuri chaîne yawe ya Ndimba TV. Ndetse nungurwa nuko munaziranye n'uyu mumama ati nawe byamubaho se nawe byamubayeho ubo ikiganiro wumvise ibyo yavugagamo uko byagenze. We icyo kiganiro cyakire gute? Ati natse ikiganiro sinajyabwa imyaka 3 irashira. Ngewe buriya yambwira abantu ngo byose birashoboka. Yego. Kandi mu gihe cyabyo nyine. Mu gihe cyabyo birashoboka. Buri ikidashoboka ni kitariho. Yego. Ikintu kidashoboka ni kiba kidahari. Ikiganiro cyo rero naracyumvishe. Numva hari n'ibintu byinshi azi n'abantu batari bazi. Uzi ko hari ibintu byinshi yifitemo ahubwo twebwe twari turi mu mandazi. Yako yaranabivuze ati hari nibyo bamutazi bihanda kisikora amakuru bamufite. Umva hari n'ibyo yavuze ngiye birantungura numva nyine twebwe twavugaga tukavuga ntarabona none wabonye ariko mana yanjye ariko nagorwa nzi iki kuko ntari umunyamakuru
nkaba ndi umukinnyi nyine ariko yewe nta makuru ahambaye utamenya n'aba mfite ndeba umusitari dore umusitari ngoye iyo ukina filime se ukaba uri umuntu uca ahantu bakaba bakumenya nawe batangiye kuza mu isi y'ibyamamare cyakora tuyize ese ko yambura ubwamamare sibyo ndazwi sha wakihanganya ko yambura ubwamamare uriyambura ubwamamare kugira ngo bigende bite ndazwi hari ikindi nta na kimwe mbaye Ndimbati dukomeze hanyuma rero Mado reka nkoreshe Mado ko ari ryo zina kubaza Aime nkasanga ntabyo uzi Aime muhuje agahinda ariko agahinda ntabwo agahinda karahuye agahinda kamudimbati nakaye ubu koko ufite agahinda Sandrine rero nawe arimo arashaka guturitsa ibibombe byari byarapfubye si wowe wabivuze avuze ngo duhuje agahinda Jesse mfite nta gahinda mfite nanjye nta gahinda mfite njye nta nubwo nzigera ngira agahinda mu buzima bwanjye Mado ngiye kugaruka akantu mu kanya wavugaga ariko mbwatinde mbatejonde nabonye yisize insenda none se n'utari ufite agahinda cya kiganiro gikoreshejwe ni biriya ntago babyita agahinda yavugaga se ngo nawe se yabawe ngo yabawe ngo njye ntago na n'ubu ndemera ko ari biriya babyita akababaro ya karana akababaro ntagaragahinda wowe ibyawe byari iki njyewe byari akababaro se buri byari akababaro n'umujinya kuko njye narabishe nagize nararakaye pe nararakaye ariko njyewe ibyabaye shabihabanye n'ibyandimbati ibikomeye ni ibyande n'ibyawe n'ibyanjye bikomeye biteze nisi ugira ngo kugira ubwo wako amafaranga nimba koko miliyoni 2 warazatswe kugeza ubwo ufunga ukagira gute iriya ni intambara ikomeye ku yanjye kuko njyewe se ko nakagufasha nubwo wenda narerezwe ntibibeho ariko nta bwari ubufasha nta n'amafaranga natswe ashobora kuba aratswe ibindi no kuba wicecekeye ariko segmana y'iki natswe ko nta kintu ndimba nta kintu natswe gusa nararerezwe kugeza ubwo ngirwa ijambo ritanshimishije ariko nta ugahabwa icyate ntuhinge ariko se buriya rero mwese wababajwe n'iki kurererwa gusa ubu se nibwo bwa mbere abantu bakurereye n'ubwa mbere oya ndimba reka nkubwire jenoside urabizi wari mukuru sibyo reba uhaburiye nk'umwana sibyo simbikwifurije nta nubwo jenoside izasubira n'urugero ukabura umwana wawe ukaza kubwira Sandrine uti Sandrine mfasha umpa ikiganiro cy'ibi bintu njye nirangishiriza umwana naramubuze Sandrine ati nzakiguha akaguha n'iya date akaguha n'ibiki byose iyo date yagera akagenda gusimbutsa imyaka 3 nyuma yarangiza akakubwira ati ninyiguha se bwo nibwo atazapfa bitewe na situation uraza ndumva wize wakumva si cyo kintu kigushimishije ntabwo cyagushimira nese ni byiza wakoma se amashyi kumva ni sawa wahavumira nyine ukabubwa icyo utihaye n'ubundi ntawe bari bukigwe nyine ariko simbeshwe sundi mbeshwa kubera iki nabwiwe ngo ntibishoboka abantu bagiye babeshywa kubeshywa ntabwo byatuma rega wowe uri gubikompara n'ibyawe ukumva ibyawe biraremereye kandi kuko biraremereye ariko ntabwo nareka kurakara nararaka oya n'ibyanjye byagombaga kuba mu gihe cyabyo kuko byose byari bikwiriye niba byarabaye bimeze kuriya ntabwo byagombaga kuba none se wagira ngo iyo bitaba tuba turimo kuvuga iki se cyangwa abantu baba baravuze sibyo hari abagaburiwe nabyo biriya bintu byagombaga kuba kugira ngo bigire abo bitunga barabyemera se sha kimwe nuko nawe ubu ngubu hari abari kumugaburira cyakora itikurira ako abanyarwanda mukunda mati uzi ko itikurirebwa kurusha umuntu wabwirije we yego ko abantu bakomeje kuvuga ngo reka mbanze n'igorore wowe wabaye hari inzira bigomba kunyuramo kugira ngo hari imitsi ugomba gufungura kugira ngo baze ibibazo nk'ibintu biriho iki gihe ndabizi abantu bagiye kuvuga abantu baravuga bati ndimbati yaje ariko naje hari ibyanzanye naje nazanywe n'abandi barahari singi njyenyine kandi ndi buvuge pe gusa ikizima icyo nababwiye ndakomeza kuvuga mvuga nti abantu tugira urukundo nta rukundo mwagira ni gute
ibi bintu by'iki gihe urabireba ute, wabivugaho iki? ibi bintu by'iki gihe ubundi social media iri mu yindi isi ya social media y'ubu ngubu ndi kubona irimo ikiryo cyitwa itiku uvuga ngo itiku icyasha kije kuri Ndimbati kiragaburira abanyamakuru, kigaburira abatari abanyamakuru, rero baje ari abasesenguzi tamenya n'ibyabo. Mbese ibintu bibi biri kutrendinga kurusha ibyiza, ugasanga ibintu bibi nibyo bintu biri gutanga igaburo, niko nabyita, aho umuntu asigaye anapfa bikagaburira amacana, abantu bikabagaburira rwose bakabona amafaranga kuko hari uwapfuye yavuzweho. Rero isi ya none ahangaha ukuntu mbibona, nimukomeze nyine mwibereho gutyo kuko biri kuzana amafaranga, nta kundi ntuze tubigenze gute. Ngiye kukubaza, hari ibintu biri kuri iyi mihanda ndetse wanabivuzeho, uravuga uti umuntu yari mu kiganiro cyangwa se ariko isemperereho cyane, ndi ku mudamu, ni umudamu ntabwo ndi bwange kumuvuga, ngwino ndebe, nzi kuri umubyinnyi, mwarigeze muhurira mu itorero, hanyuma niba mwarahuriye mu itorero mukabyinana, n'itorero ribyina, nzi ko ubizi cyane, na ngwino ndebe arabizi, ni umuhanga cyane, ni umuhanga. Niba mwarahuriyemo, mwarabanaga, yabagaho ate, mwabanaga mute, ese ibi bimuvugaho byo iyo ubyumvisha ubyumva? Ngwino ndebe ntabwo twabanye, ngwino ndebe ni inshuti nk'uko uri inshuti, ni inshuti nk'uko Clarisse ari inshuti, nyine ni umuntu uri hafi gutya nk'uko tuziranye, sibyo? Ariko nta mibereho iri kumuvugaho aka kanya ngewe naba nzi imbere y'uko ibi biba. Wenda ari umukobwa se bari buhereye umbaza, cyangwa se ari umwana se, sibyo? Ntabwo ibyo bintu nigeze mbimwumvaho cyangwa ngo mbe navuga ngo hari aho mbizi. Tugiye mu kiganiro twimbitse gusa abantu, hari abantu ngira ngo babitubwiye na Sandrine yumva, hari abantu bavugaga ko kuva na kera ngo ahitwa niba ari hehe Gatagara ngo hari ukuntu ngo yari ameze ufite aho ibyo ni ibivugwa, ibyo batubwiye ntabwo tubizi neza. Ibyo babwiye ubwayo babwiye ntari sinshaka no kubimenya. Ibyo ari byo byose ku mugana abantu baravuga, abandi bakavuga. Hari umuntu bari kumwe rero, uriya muntu barimo ese kuki kuvuga umuntu ndi bari kijina indyarya, vuga umuntu kuko yegora, mumvuge kuko ari ku mihanda, bivuga ngo hari umuntu, ari umuki, ari umuki, gukomeza gukoresha iri zina ku iri zina oya iri zina ryavuzwe, ahubwo niba ushaka kutamuvuga ahubwo uramubaza ku bindi, ariko umuntu niba ari ku mihanda uramuvugaho, bamwe ejo batazavuga ngaho rimvugira rimvugira ariko njyewe nirinde kuri ushaka kuvuga uwo bari kumwe hehe, ushaka kuvuga muri iryo torero iwabo aho ngaho Gatagara bavugaga ni hehe bari kumwe bavunika niba bagaye bavunitse batabarana. Ariko reka kubwira umuntu wagaragaye yavunitse ni Sabe, sibyo se? Muri iyi minsi kandi yari kumwe ndebe ngenda aramubonye muri video, sibyo se? Arimo muri video, arimo rwose, aho nabazwa ati se n'umugabo wawe ati umugabo muri ruhande ati kubiri kuvuga ko yaba yari ikanzu umuntu w'umugabo runaka, uko ese koko buriya yaba yarasimbutse cyangwa yaratsinze bikunze, ntabwo wasimbuka udafite icyunga, ntabwo bishoboka. Ugasimbuka urupangu rureshya kuriya, nta kintu rurerure cyane rurapanga, ariko urupangu rureshya, urupangu rumeze hariho amabuye nko kuva reba rura rukuta ukuntu rumeze, nko kuva hano hasi kuzamuka kugera kuri iyi foto hari n'urukuta rw'amabuye, noneho urwo rukuta rw'amabuye ruhita rutangira noneho igipangu hejuru, aho hantu noneho urahazi, aho hantu hasimbutswe urahazi. Ese si hari ku isi, hari no mu Rwanda kandi ni muri Kigali. Ariko uzi ko gasa uzi neza ko aha hantu njye nanaye, ariko hanasohowe ku kiganiro mwana habonye iriya quartier ndahizi,
ariko yanavuze mu kiganiro ko ahazi nyine ko rwose amazi ntabwo birenze rega icy'ingenzi isuko mpamenya ni muri Kigali icy'ingenzi isuko mpamenya kandi urabyemeza ko nawe urabyemeza mu by'ukuri kuri yari uriya muntu wasimbutse ko ndimba tubu ntari kwibara gusa mbese ubu tuvuge yuko isura ya sabotage oya abantu basigaye bagira batya bakikoresha ibintu muri video se umuntu akanahindukira akanagira atyo igasinyiriza ureba filime y'iki nabonye comment bati nyamara abana ariko umuntu agakina filime akavunika bingana kuri abagaterura bakajya ndavuga comment singiye kubivuga nagiye ko ngo nyamara ngo abana ngo mu minsi mike ngo filime ngizakinwa ngo filime iriya si filime karana agahinda kabayeho kandi umuntu yarababaye anakomeye yaravunitse sibyo yaravunitse anakomera ahubwo muhihanganisha umuntu nawe byo kuvuga ngo yarasuse nyine none se umuntu ajya gusota se adafite icyo ahunga none se aho yinjiye asose none se ndimbati ko ari umugabo uvuze wowe uwo mugabo wamwumvise uriya wavuze ngo yavuze ko ari umuntu yahungaga wari yikanze nkaragiye inkuru ivuga ko mbwira ako si manu ubundi bwabaye iki inkuru ivuga ko umuntu yikanze winjiye afite ibyajemo muri urwo rupangu kandi atifuza ko amubona nese umuntu bari baziranye kurya mwikanga ubundi ibi bintu byasabye byavuzwe kuva kera noneho bakavuga ngo we nuriya mama hari ukuntu bimeze bigenza kandi uwari winjiye amakuru ntiyifuza kakayo makuru ubwo bari baziranye nawe ntabwo bari baziranye bwo yaramwumvaga yaramwumvaga kuko njye amakuru ambwira ko ibiri hanze bivugwa ko Sabe we yasohotse yikanze winjiye aje kureba uwo yari asanzwe areba muri urwo rupangu uwo yari asanzwe areba muri urwo rupangu ni ukuvuga ngo ndimbataje iwanjye kandi wawe wari usanzwe ufite amakuru ko hari umuntu ujya uzi iwanjye nuza ndimbata arasohoka byanze bikunze kuko ntashaka ko wowe umenya wagwane ntabwo uri kubyumva ari umutendeko oya ndimbati reka ngusobanurire ndimbati ari kumva atinze njyewe mfite inzu iyo nzu iyi nshuti yanjye yitwa Mado yaje iwanjye ariko inzu yanjye bisanzwe bivugwa ngo ndimbati ajya haza bivugwa ko ndimbati ajya haza nkahurira na Mado oya ubundi okay reka ngusobanurire uko njye nabyumvise sibyo uko njye nabyumvise nta nubwo ayo makuru njye nayakwiye ahantu aho ariho hose mutekereza ntago mbizi niba ari ukuri kuko sinari mari na kamera nafashe ngo ngira ariko narabyumvise byibuze wayizera kangahe ku ijana ayo makuru cyane ko uvuga utaye amakuru yo sa n'uyizeye ayo makuru nkurikije ibyo numvise n'umuntu mukuru hari umuntu mukuru utavuga ubugori byanze bikunze nka 50% birashoboka nuvuga ngo wowe njyewe usanzwe uza ubundi mfite inzu wowe yego uyu ni murumuna wanjye yego asanzwe ahakuzana njye ntahari mufite ukuntu mwigenza aho hantu yego noneho njyewe nka nyiri inzu nsanzwe mbyumva ko murumuna wanjye ajya hajya ko hari ukuntu ajya hiye ibi bintu noneho naza kureba ibyo nsanzwe nza kuhareba wenda ugahita kwepa kugira ngo wa muntu tutagwa ubu numva ukuntu byagenze reka mbivuge mu mazina kugira ngo byumve neza ngwino ndebe bavuga ko mukuru we aba hariya mukuru we mu bivugwa bavuga ko mukuru we witwa Germaine ari hatuye ari haba yego uwa mukuru we rero ngo yahajyanaga na Sabe mukuru we yajyanaga na Sabe ngwino ndebe yajyaga kwa mukuru we na Sabe yego ariko uwo mukuru we akaba afite ukuntu yigenza we na nyiri byondo yego nyiri byondo akaba afite amakuru ko iyo adahari hari abantu bajya bahaza kwa mukuru we yego nyiri byondo araje ya couple irahari yego iyo couple uvuga ngo Sabe akinjira byanze bikunze hari watanze amakuru kuri nyiri byondo ko wa muntu uvugwa noneho yaje yahageze
yazaje kureba ibyo areba undi nawe agasohoka ariko gusota ntace mu muryango nguwo yagombaga gucamo. Nuko nguko inkuru yansanze nanjye ntago nzi nimba ari ibyo. Ntago nzi wagwana. Hari ikiganiro numvishe nyiri aho ngaho, hari ikiganiro numvishe wavuze wakoze uvuga uti hari n'ukuntu uriya muntu afite uburyohe budasanzwe. Mana nziza jewe umwega naravuze ashobora kuba ngo abagore si bamwe ndakibutse. Naravuze ngo buretse uvuga ko ngo harimo n'imodoka ngo yagure n'imodoka kandi hari imodoka zitwa warandyohereje. Jya kuri Clara TV show. Jya kuri Clara TV show. Naravuze ngo niba byarageze aho umuntu agurirwa imodoka yarayiguriwe se koko ngwino ndeba aranarenze siko navuze nyine aranarenze ntabwo ari bamwe nyine none se ubundi ni bamwe none se ndimba kuri umugabo abagore bose ni bamwe jewe uko nabivuga abantu ntibanabyemera kubera ko bazi ko ndi ruharwa bazi ko nzi kubera oya ariko uzi na benshi kandi mbese ubwara umugabo uzi umwe bose ni bamwe bose ni bamwe bose ni bamwe bitwa abagore bitwa ariko si bamwe ku ruhe rwego se none se niba bose ari bamwe oya niba bose ari bamwe sibyo ngiye ntago mbyemera niba bose ari bamwe kucyo umwe kucyo umugabo ajya kuri uyu akajya no kuri uriya akajya no kuri uriya kandi bose ari bamwe ntago bose ari bamwe ariko ni Kigali wishaye sibyo ariko ntago ari bamwe kuko ntago bameze kimwe kuki se haba ababitwa abangaba abandi bakitwa kandi ari bamwe kuki ntacyo mukora ngo ayo mamodoka muyagurirwe mwashatse iryo banga reka nkubwire iryo banga ntago njyewe nanarikora mfite umugabo ndubatse sibyo ndi bati naza buretse ntago yubatse bavuga ko yatandukanye n'umugabo baravuga ariko ntago baratandukanye ubishingira he ntago babana mwana ese bite byanyu ubundi iyo abantu bavuga buretse ntago mvuze yuko nabatandukanyije ariko nzi neza ko batabana nkurikije uko mbizi ngo biravugwa nuko avuga ngo biravugwa ariko se ntago bivugwa ese wagiye kuri Clara TV show kumva bundi ariko Kararo uwo nguwo Kararo tureke no uretse ko ngewe reka nkubwira imbere y'Imana yo mu ijuru imbere y'Imana yo mu ijuru nta nubwo ngiye nabwiwe na Clarisse yuko ngwino ndebe yatandukanye n'umugabo ntabwo ari Clarisse uretse ko wahita nashyira hanze nyine tukanirebera biriya bintu bya Kararo ngiye nta nubwo ndimo kubyemera ibi bintu bifite ntabwo urimo no kubyemera ibi nta hantu ntari kubyemerera none ngajya gusura Sabihu hamusange genda umusure oya kuba rega yaravunitse nibyo yes yavunwe n'iki waramugonze yavunwe n'iki kuvunika umuntu ashobora kuvunika ari mu rugendo umuntu ashobora kuvunika ibintu babivuze none se ndimba nanjye nari nabivuzeho reka nanjye nkubaze reka nze nigira umusesenguzi reka nigira umusesenguzi ubundi ibi bintu turimo kwijandikamo ibi bintu koko ni iyihe gihamya nta foto ntaki uraza uvuga ngo gihamya urayifite se gihamya mfite ni gihamya urayifite uravuga uti ahantu yasimbutse nge ndahazi ati hari kutarureshya kurya ndahazi ni umuntu uhazi ambabarire yandike muri comment ko atari ko hameze ni amabuye hasi hejuru n'urupangu ikindi ati hari ukuntu yagiraga ryagakata akajya mu rugo rw'umuntu bakagira ukuntu babigenza bagiye kubafata abaruriye uriya ni umuntu w'umugabo wakurira ngiye ko ndimo kugenda nigarura uriya ni umuntu w'umugabo yakemeye se n'ubundi ko nta kintu bari barimo bakora agafatwa nk'uwari wahaye ubundi ndimba birashoboka ko ntacyo bari barimo gukora biranashoboka ko hari icyo barimo gukora nako ntabwo twari duhari sibyo ikimenyetso cy'uko ibyo bintu bishobora kuba ari ukuri ni uko umuntu yabajijwe ngo uyu ni umugabo wawe undi ati uri ku ruhande ati uwavuze harimo ibintu byinshi uwavuze ntekereza ko ari nawe muntu uzi neza ko aho hantu basanzwe bahagenda simvuga ko bahagenda bagiye gusambana s'il te plaît ndimba ati mu kanya simba ngiye ko oya komeza
kinjira mu bwinora kandi ariko sinyahagaze aya makuru nanjye kavuge gutyo mu kanya hari umuntu uvuze ati rero ikibabaje giteye agahinda ati nuko umuntu atanze video ati ibi bintu byamugizeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uwo muntu sarazwa ubwo njyewe ndibaza mpita nibaze se byamugizeho buretse gato byamugizeho ingaruka gute kandi wa mugani niba umuntu atari mu cyaha kuki umuntu byamugizeho ingaruka ahubwo se yakurikiranwe nande ntange simbizi zinyituyeho yakurikiranwe nande ninde wamukurikiranye kugera ubwo abigirwaho ingaruka mubaze nawe uriya mukobwa niba ari umukobwa nawe ari umugore nawe ari umugabo simbizi bavuga ko acuruza amayinite cyangwa mituyu umuhamagare ngo iki uzi ahantu abicekeye hari umuntu ukareba rero afite ikiganiro reka wenda nanabyerure umunyamakuru mugenzi wanjye runaka nashatse gushyira muri mwandiko mu kanya gato ngiye gukora ikiganiro n'uyu muvandimwe ndamubwiye se ikiganiro bamaze kugikora yanamutumiye ati buno erega umuvandimwe ari mu mazi abira uyu nawe arambwira ati izo nkuru nanjye nazumvishe nsanga wagwana n'uyu arayizi mani ibi bintu biri ku mihanda mureke ari mu mazi abira se ku buryo nta mazi abira arimo ntabwo ari mu cyangwa bamuhasha yariye ari uyise bayibihaka ntago arwaye ahubwo biravuga ko yahawe prive mu nzu ko yarakodesha muri iki gipangu rega kibamo amazu menshi mwana yo ariko baba bamurenganyije ntabwo bamurenganyije ariko nawe ntabwo ari fresh uretse gufata ubu nsanze uri kwigira uko wigenza ngo ufata video nabo umukunzi wawe ku buryo se byaba biryoshye oya ntabwo byaba biryoshye ariko nanone ibiriho biravugwa gusa nyine kuko hari abantu benshi kubera iki uyu muntu yaba ari we wirukanwe wahawe prive muri kiriya gipangu kandi hari abantu benshi cyane babwiwe n'iki kari wayitanze erega amakuru aragenda none se Clarisse yakuyeho video uko naguha video bajya bavuga ngo ibangana na niwe kwibikira n'undi bwari buri none se uwo muntu yari aziranye na Clarisse bari baziranye ku buryo ari we nyine iriya video ukuntu iriya video rega ukuntu ikaze iyo uri umustar uri umustar byanze bikunze uriya muntu wafashe amashusho ushobora kuba nazisaba ega mu amuzwe nuko mutabizi ko mu amuzwe nibisanzwe ijwi ry'umuntu ukurikira cyane ntabwo ari kuba yikundira nka saga zihora zimeze gutya akavuga ati iyi nkuru iratwika reka nyikoresha cyase akabazi na ngwino ndebe ko na ngwino ndebe n'umunyamakuru ariko nanone tubyibaze ngwino ndebe ari kuri kamera arazwi cyane ashaka no kwera mufasha tuwenda keza abantu barakikundira nta kuntu rero yabonwa nka kuriya muri biriya bintu sha nangiye mbabona nari kuyifata nize shobora kutayifata ngo nyiguhe kuko nari kuyifata nkakabaha basi nkabwa ati n'abakinari bacishije ako ari ahantu shasabe warasebye ntago nakubeshya warasebye wowe ntago uri kumwihimuramo kubera ko wavuze je ntago nese ndi kumwihimuramo yakoze iki ko yakurereze ntago biriya bintu byatuma mubwira ngo yarasibye nese wari kuboneza nese yasebeshejwe n'iki kandi ntago iriya video ari nziza kuba yajya ahantu ngaha abantu bakicara kubera ko yakurereze ndimo ndihimura iki ubu nawe uri kwihimura noneho je nawe ndi kwihimura ngende mu kazi kanje nta kintu na kimwe mpfa nawe cyatuma nicara ngaha muvuga nabi kuko sinanavuga nabi sibyo ndi kuvuga ibyo muri kuvuga niboneye nuko nanjye nabibonye rega nanjye naracurujwe udacuruzwa si mwari ahubwo nakora kandi gashya abantu biberewe rega gutya nibwo murya nabona imari iri hariya ngo ndeke nanjye kugura guhaha kugira ngo nzungu ndimo ndarangura ndimo ndarangura nanjye ndimo ndarangura ku buryohe bwa YouTube sha sibyo ako nawe ubundi waracurujwe icara nawe ucuruza nice nawe ncuruza none ikibazo ngiye byo ndimo gucuruza ntabwo gusa ibi bintu ntago ari ntabwo ndi byiza kubyemera noneho ibi bintu ntago nabyemeraga byaranambabaje nk'ibyumva byarambabaje nkibibona ariko nkibyumva numva ntago ndi kubyumva fresh ariko nukuri kirane igisebo gikomeye kujya kuri video
ibaze ko Sabata ajya kuri kamera, hari umuntu waramubona kuri kamera ari kuvuga ariko ari muri video yavunitse. Mbega noneho yagiye umwanga hari umuntu ejo wanditse comment ba yaranditse ngo bagasara umwe ngo mwanga kwigaragaza neza ngo muzajya ngo tuzajya tubona ku nabi. Gusa nyine nawe ngubu urateze nimba koko njyewe nanjye nibingeraho umva ikizanshikira wowe ziruka simbuka njyahe ubuse yasimbuka rero buretse gato yego oya tunareka ibyo nasimbuka njyahe abandi basimbutse iyo byagushikiye nyine uhagarara hamwe urahagarara umva ukavuga ati mpebe y'urwaje ubundi si umuntu uwo mugabo wavuze ni baba wanamuzanye uwo mugabo iyo amusanga ari kumwica ari kumukorera ndashaka kubaza niyo kuri ko yari no kumukubita none ngiye kubabaza byari kurangira akira mikoro murabizi neza urabihakana oya ntago mbihakana buriya mwari muzi ko hari ibindi bintu byazo bimeze nk'ibyanjye oya ntago buriya mwumvaga oya njye numvaga ari njye wa mbere ariko se kuki ibi bintu byakomerekeje Ndimbati ku buryo nabivuga ukabona byabaye mu gitondo. Reka nkubwire impamvu ibi bintu byo muri iyi mihanda ni iby'abagore. Abagore ninjye hari igihe na tagisi na kwasiteri na bisi no mu biro Ndimbati yari we muntu bana umva ahari abagore mu gihugu hose bari barafasha baravuga bati tubamwegetseho urumva ari njye wubakiwe amarogi ari njye wubakiwe ibyo bipangu byo gusimbukwa ari njyewe muntu urumva ariko biratangaje kuba bamwe mu bantu byashyuhijwe cyane nabyo biri kugira ni ukubera iki koko birya jambo byanjye bya byose birashoboka buriya nta n'ikintu buri muntu ni nkundi nta kintu kimwe cyabaye kuri Sabe kitakubaho nta n'ikintu cyakubayeho kitaba kuri we kuki mutabivuga gutyo kuko izangi ngewe bugeze ubona nicara ndi kukuvuga ushobora kuba aracecetse kubera ko nta oya ntago nacecetse kubera ko nta ahubwo atanye uvuga ko unyikundira waravuga gute ni hahandi n'undi umuntu ibintu wavugwagaho kubivuga ntago byari kunanira kuko ibintu wavugwagaho ibintu by'uburaya sibyo kandi abagabo benshi nizo zabo nta n'ikintu ese ubundi ugira ngo Sabe hari ikintu cya danger yakoze ubundi ugira ngo Sabe hari ibintu yakoze bya danger Ndimba ni njye wakoze bya danger nawe ntago ari ibya danger ahubwo nitwe tubigira ibya danger none se Sabe nta mineri yafashe barabyumvikanye n'abantu bakuru ahubwo barumvikanye gahunda ubundi Sandrine yagize n'abatese kandi utangiye ko ngo byose ibyo mvuga yagize nabi nukuba nibyanjye nawe biraho cyangwa se ibyawe nawe uvuga ngo aha yarampemukiye cyangwa none we kuri kubivugira kuri kamera kandi uri kuvuga ngo ni bya danger reka mbabwire itonda ariko mvuge genza make wajya uvugira hasi nukuvuga ngo mado sibyo umuntu wese waje kuri iyi mihanda twese nanjye ndi nawe urimo n'uri yarimo agomba kuvugwa rero ni ukuvuga ngo kereka iyo uvuze ibintu umubeshyera cyangwa se umuharabika cyangwa se ugira iki umusesereza cyangwa winjira mu itakuri bareka ibintu byizanye imihanda abantu nyine bari kubivuga nk'uko nawe wavuze uti kugira ngo wenda igikomere kigabanuke reka nsohora ibi bintu cyane ko wambwiye ati ni ibintu njye narimaranye igihe agahinda kari karanyishe nawe uravuga Ndimbati rero nawe wambwiye ati yisize itsenda nawe wabona ari uko gukira kwe Ndimbati yagizemo n'akantu k'uburakari ngo njyande kubona atari we ngo uriya muntu se burane ngo nawe se oya navuze ngo nawe nanjye ariko nanone ndacyabyibaza niwe mwana ndacyabyibaza pene kugeza ubwo kubera ibisobanuro byinshi ndimo rwose ndavuga ntabwo kiriya kiganiro nagikora ku muvandimwe nkavuga niwe ahubwo akomere uyu muntu si we kandi niwe ahubwo akomere uzi ko ndimo nanicuza ndanicuza impamvu ndimo gukomeza kumuvugaho oya wikwicuza ndimo ndicuza rwose none se hari umuntu agushyizemo umugozi wo kumuvuga hari baricuza iki ibintu biri kuri icyo cyaha ukihane nugera mu rusengero byandi nyine murimo kuvuga mutarimo kwihimura ntabwo uri kwihimura none se
twavuze ngo ni barimo baravuga ngo ndimo kwihimura kandi twavuze ngo arazwi ntazwi rero niba ari ukuburiya mu gihe cyanjye byari bimeze niba ari uku mu gihe cyanjye byari bimeze ibintu byari bikomeye pe ibyawe byari birenze ibi ibyawe byari birenze ibi ibingibi se byavuzwe ibyawe byari birenze bino byari bikomeye cyane ariko uzi ko ibi bintu uzi ko abantu bamwe bo mu muryango wanjye uzi ko bari barageze igihe cyo kutakigenda muri bisi bagatega moto bahita bavuga noneho kubera kwinjira mu modoka bakabumvana ubu ngubu koko ubu hari abantu dise bari bureka kujya bajya mu ruhame Sabe nta kintu na kimwe yakoze cyatuma bene wabo batajya muri iyo bisi shabyihorera none se ariko byihorere nese hari umuntu udasambana agaho kari kundi umugabo kicecekera ahubwo Sabe sinzi kazi icecekera agaho kari kundi karahandurika ahubwo ngwino ndebe niwe wese wambwira ariko we iyo umugore biba birenze nibe n'umugabo ngaho reba ngwino urebe ubu ngubu ngo rebe ngwino urebe we n'indanje ngwino urebe ko Wari ngwino urebe koko niho bigeze ngwino witegereze ariko mana cyakora reka mbabwire ngwino urebe mu rundi akayi gaseka nka amazina arahura mana yanjye ni mama yagahinda ngwino urebe mu rundi yavunitse yaguye ubwo niko wari gutabaza yari kuvuga ngwino urebe ndebe murungi yavunitse arasetse mpaka uranarize si birangiye urize nawe cyakora ndasetse pe oya ndabibonye ibi bintu bya ni ibintu nyine bibaho tu ndimbati mumbariza ibibazo bibiri dusa n'abagana no ku musozo w'ikiganiro sibyo mbere yo kugira ngo wenda dusoze reka nkwibariza ibibazo bibiri ni igiki ubona ubundi cyaba cyatumye ibintu bikomera cyane ku mugani kandi urimo urabyoroshya ni iki ntabwo ndi kubyoroshya iyihe mpamvu ubona ibi bintu byafashe indi ntera ni uko abantu babiri bombi bose barazwi cyane si uko icyo bakoze kitakorwa n'abandi bantu ahubwo kuba bazwi cyane nicyo gituma abantu bicaye nyine bakabavugaho kandi ni ngombwa bigomba kubaho ngira ngo urabizi neza ko Sabe yari umuntu ni umuntu uhura n'abagore cyane nawe kuri cano ye urumva ko nawe wababajwe ko mutigeze muhura waba warazize iki ko mbona uri n'intyozo uzi kuvuga ibyo yari kukubaza uri intyozo waba warazize iki ibyo rero ibyo byasubizwa na Sabe ntabwo nzi ibyo nazize cyangwa we nta marira wari ufite sinjya ndira tu birakampusha ntabwo wari ufite wenda ntabwo wavugaga ko ucuri ku gacurukurwa oya nta marira ngira nta n'ikibazo njya ngira mu cy'ubuzima busanzwe cyo cyatuma njya kuri kamera ngo mvuge ngo iwanjye bimeze gutya nk'ibyo wenda abandi bagikoreraho none se ikiganiro wa mwakaga cyari iki cyari cy'umwana we wacu wabuze muri jenoside w'umukobwa twaramubuze wagira ngo yashakwe icyo kintu cyari kinagukomereye koko kuko cyariho washakaga siyo wigira nuko nabonaga bikora kandi afite ukuntu abikora neza kandi n'abantu bakanaboneka yes kuko ararebwa n'abantu oya bikora neza afite ukuntu abikora neza rwose abantu uvuze ni ukuri hari abantu reka dusoreza reka dusoreza ararebwa cyane hari ukuntu abikora neza byari bwihute kumvikana kurusha uko nabikorera ahandi nihe nama wagira abantu wenda barimo bamutera amabuye barimo bavuga cyane cyane wenda two kuvuga ku ruhande rumwe yaba abagabo yaba abagore wabagiriye inama kuri ibi bintu yego abagabo bo nizo zabo niyo bababwira ngo murekere sinzi ko byakora oya se kandi
oya se kandi ariko abagabo ni ukuri ako ndemba ni ukuri tujye tuvugisha ukuri abagabo ni ukuri baremanywe irari mwana no hanyuma ariko hari ikintu ngiye kukubaza rero kandi ukinsubize usubiriza n'abagore abagabo bagiye muri ibyo bari ukundi bitwa rya zina hari umugabo utereta undi abagabo ntituza mwese simwe dusanga abatereta abagore hanyuma se mwabagore mwe ni bya bindi mbwira abantu buri gihe nkabwira nti mwabantu nimureke tugire urukundo tugire ubumwe tuba abavandimwe kurusha guhangana nicyo kintu cya mbere nongera nanabwira abantu mwoka byaramwe nzakomeza kubabwira ngo byose birashoboka birashoboka ariko buriya ntabwo umuntu udafite urukundo wamubwira ngo mureke tugire urukundo kuko ntabwo watera umwembe ngo haze voka ntabwo bishoboka ubiba icyo ufite wakoze cyane Mado mwiza Imana igumugisha namwe murakoze cyane Dibati nawe ndagushimiye murakoze cyane Gasaro